Imana yamaye message muri ibi bihe nyine urumva donc babonye uburyo bwo kugirana ubusabane kongera gusenga. Yamaye message ebyiri zikomeye ngiye kubabwira. Imana yarambwiye ngo muhunge kandi abantu bazahunga ntimuzakebuke. Uraho, reka nizere ko uri amahoro umeze neza, nanjye ndamahoro ndashima Imana. Nizere ko Imana ikomeje kubarinda aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, mwese uburinzi bw'Imana bube ku buzima bwanyu. Yewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Ndagarutse nari maze iminsi tutaganira bitewe na situation mazemo iminsi, ariko nagarutse. Imana ishimwe rero ko nizere ko mukiri amahoro mumeze neza aho muri, nanjye ndaho. Iyo mvuga amahoro mba mvuga amahoro Yesu atanga, amwe umuntu yuzura arwaye, arwaje, akennye, akize, ashonje, ahaze. Aya mahoro niyo mba mbabwira, atari nk'ay'abisi. Rero nimuyagire kandi mukomeze mugubwe neza. Ndashimira Imana ko uyu mwaka tuwusoje rwose, ndabona turi kuwusatira kandi n'ibyishimwe rikomeye. Ni umwaka kuri njyewe mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, umwaka utarambereye mwiza pe. Hari ukuntu dusoma Bibiliya, tugasoma Yobu, ukumva inkuru za Yobu, ukumva ni ibintu bireba umuntu, ariko buriya Bibiliya naje gusanga amagambo yanditsemo ni twababwira. Nyuze mu buzima, nyuze mu mateka, nyuze mu ntambara, si njye njyenyine kandi n'abandi benshi bagiye batandukanye, buri muntu wese arwana bingana n'uko angana. Nyuze mu rugamba, narugereranyije nka Yobu. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wanshaririye, umwaka wabayemo kubura abavandimwe, umwaka wabayemo ibibazo bikomeye byinshi bigiye bitandukanye, umwaka wo gusobanukirwa abo twita inshuti. Nakoraga ama mistake on my life, nkaba nzi ngo abantu ni inshuti zanjye. Nasobanukiwe rya jambo Bibiliya ivuga ngo wiringire umwana w'umuntu bamuvume. Don't trust me, even me I didn't trust you. Suko abana ari abagome, suko abana ari babi, nukuri nabonye neza y'abantu, nabonye ibiganza by'abantu, nabonye abatega ibitugu byabo ngo ndirireho, ariko nanasobanukiye ko abantu atari beza kandi narabibonye. Rero uyu mwaka tugiye kwinjiramo, niba utarakamenya uri mu buzima bw'umunyenga buryoshye, abantu ni babi kandi abantu ni beza. Mu bantu harimo ababi no mu bantu hakabamo beza. Natangaye kubura imiyoboro yanjye yombi ya YouTube nari mfite, abo nita inshuti, aho kugira ngo bumve ko ibyo bintu byabaye. Bamwe baza kunsura baje kubimenya neza, havugwa byinshi. Ibyo ni ibiri online mu buzima busanzwe, nabwo hari ibyo Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye bitewe n'intambara z'abandi bantu, ariko Imana yabanye nanjye pe, ndayishimiye. Hanyuma ndi kuvuga gutyo, ubu nanjye mfite abandi bantu bavuga ati nabonye umuntu, wenda n'urugero uyu mwaka tuwusoje neza, umuntu ushobora kuba narababaje, narahemukiye, narabwiye nabi, narasesenguye, rwose mumbabarire. Niko nyine umuntu yubakitse muri ups and down. Gusa ndashimira Imana n'abantu bake bambaye hafi bakakorana nanjye umurimo. Hari ababyeyi bagiye bakorana nanjye umurimo, hari abavandimwe bagikoranye nanjye umurimo. Imana ibahe umugisha. Kacimira umumama umwe w'umuvugabutumwa, ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mubyeyi ndagushimiye. Nibwo nagiye numva imbaraga zawe, nibwo nagiye numva n'urukundo rwawe, nibwo nagiye numva n'intambara zawe. Imana iguhe umugisha
waramfashije muri iki gihe ntari meze neza, ndagushimiye pe. Mu gihe abandi bitwa inshuti navuga ngo baransonze nimvuga gutyo umva Imana iguha umugisha, nzanagushimira no hanze ya kamera. Imana iguha umugisha. Umuntu wese uzi ko yagize imbaraga zo kumfata mu mugongo muri iki gihe gikomeye, muri izi ntambara nahuye nazo. Nahuye n'intambara zageze ahantu zinyeganyeza umutima wanjye, mura n'intambara zigera ahantu kuri njye numvaga nta kibazo rwose, kuko mu bijyanye no kurwana urugamba rw'umwuka nta kibazo ufite. Ahubwo hari indi step Imana yanyigishije, inyigisha abo nita inshuti. Ndazibona ndazibona nizo, ntabwo iryo somo nari nararyize ry'umuntu ushobora kwizera ukamwita inshuti yawe, ukamugasangira, ukamugaburira, ukabana, mukararana, mukagendana, ariko akakubwira ngo ndi umuntu. Rero nize byinshi, nabonye byinshi, nabyo nabigizemo experience, nayo nari mfite. Imana ishimwe ko yabinyigishije. Impamvu mpereye aha ngaha kugira ngo tuganire, mbabwira niyerekwa cyangwa se ishurirwa Imana yamaye ry'uyu mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo, nuko umuntu akwiye kwitwara. Rero ubu ndagarutse nagize ikibazo cy'ibikoresho byanjye barabitwaye nakoreshaga muri YouTube, baje mu rugo barabitwara. Ndashimira Imana ko ibimpaye uburyo bwo kongera gukora. YouTube zose barazisibisha, yitwa Yada, n'iyindi nayo nagerageje gushaka nkorereho nayo barayisibisha, iri online, ariko njye ntabwo mfite access yo kwinjiramo, kandi nyine ni umuntu wabikoze. Yego, bisa nkaho byambereye byiza mu ruhande rumwe, rundi rubi, kuko urumva ikintu waboneragaho uburyo n'ubuzima n'imibereho byose ukabona birifunze, birababaza, biraryana. Ariko nanone Imana yanyigishije gukomera ku munsi mubi. Kabiri, inyigisha ukuntu umuntu abaho atari online. Nabyo ndabishimira Imana pe, numvishe uburyohe bwabyo n'ibyiza byabyo. Imana ishimwe. Rero yicano nibwo twayitangiye, najyaga nicara ngavuga ngo mfite dream ngo yo kuzagira ngo subscribers 60,000 ngo ku mwaka, ariko uyu munsi dufite 200. Rero nacyo narakize, menya ko umuntu ibyo yibwira atari byo Imana iba yibwira, ibyo atekereza atari byo Imana ibitekereza. Nizi ibintu byinshi cyane muri aya mezi ya nyuma soza umwaka. Mbere nagiye mura n'intambara z'ubuzima, ariko nka fightingana nazo, ariko aya mezi abiri asoza umwaka Imana yanyigishije ibintu bikomeye, ndarayishimiye. Nababwiye ngo umuntu wese nshobora kuba narababaje, narahemukiye, narakomerekeje, cyane cyane bantu ba online, nabambabarire kandi mbisabye mbikuye ku mutima. Imana ishimwe. Tugiye rero kongera kubana hano kuri Prince Robert, tuzajya tuganira uko Imana izajya inshoboza. Ntago ngiye kubahigira imihigo numva ngo nzi ibyo nzakora n'iki, uko Imana izanshoboza, uko izajya incira inzira, uko izajya mu buryo, nzajya nsa tuganire. Donc uko izanshoboza nzemera nyine nk'ibisanzwe nemera ari inkoresha mu rugendo rwanjye, uko izabikora niyo ibizi mu bumana bwayo. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2026. Imana yamaye message muri ibi bihe nyine, urumva donc babonye uburyo bwo kugirana ubusabane, kongera gusenga. Yamaye message ebyiri zikomeye ngiye kubabwira. Imana yarambwiye ngo muhunge, kandi abantu bazahunga ntimuzakebuke. Aho kugira ngo uzahunga uzi ko uzakebuka, guhunga uzabyihorera. Kansubiremo, Imana yarambwiye ngo nimuhunge 2026, ariko umuntu uzahunga azi ko azakebuka azabyihorera. Hari abantu bahita bumva amatwi y'ibindi mvuze guhunga, muva mu mworera Satani ari kugenda ashyiramo abantu. Ejo hatagira unkorera ibindi ngo yavuze ngo nibahunge. Mvuze guhunga, muva mu mworera Satani ari gushyiramo abantu, kuko Umwami Yesu agiye kugaruka. Muhunge rero, kandi guhunga uzi ko uzakebuka
uzabyihorere uzigumire Sodomu ni Gomora, aho kugira ngo uzahunge uzi ko uzakebuka, uzabyihorera. Iyo ni message ya mbere mbazaniye. Message ya kabiri ni message ivuga ngo uyu mwaka tugiye kwinjira mu mwaka ukomeye. Ni umwaka kuri abo bantu bazaba barahunze, bazaba bafite ID ebyiri. Iya mbere ni ukubusengera mu kuri no mu mwuka, kabiri kubukijijwe. Ijwi ry'Imana ryaramishuriye, rimishurira ko hari abantu basenga badakijijwe, hari n'abandi bantu bazi ngo barakijijwe badasenga. Gukizwa ku bantu bagiye bankurikira kenshi, gukizwa muzi icyari cyo, no gusengera mu kuri no mu mwuka muzi icyari cyo. Uyu mwaka rero wa 2023 tugiye kwinjiramo, uzambukwa n'abantu basenga bakijijwe, abantu bakijijwe basengera mu kuri no mu mwuka. Bonyine, nibo bantu bonyine bazanyeranyereza muri uyu mwaka, bakabasha kwambuka bakava hitwa Sodomo ni Gomora. Ibi mbivugiye iki cyangwa se nishimiye kubibwira abantu mu ruhe rwego? Nuko isi iri kugenda ifunga icyo bita ubuzima. Reka nkoreshe iyo terime kugira ngo mubashe kubyumva. Ubuzima buri kugenda bwifunga. Abantu nibura bashobora kuzanyeranyereza muri uko gufungwa k'ubuzima, ni umuntu usenga ukijijwe. Ushobora kubivuga umuntu akumva ngo ni yayandi yacu nyine, nkuko musanzwe mutuzi, muzize ko turi abanyamatiku n'abanyamashyari. Ariko icyo kintu nyibabwiye uko mbona ibumba n'ibyuma birivanze. Yewe ndi kubona ibyuma biri kuyobora ibumba cyane, ariko ndi kureba ibuye. Iri buye ntabwo umwana w'umuntu yabasha kuririmbura. Bishobora kuzagwirira ibumba n'ibi byuma, kuko n'ubundi ntibyafatanaga. Nubwo bigaragara ko bihuje, nubwo bigaragara ko ari bimwe, ariko ndi kubona ibumba n'ibyuma bidafatanye. Umuntu rero iri buye ritazasya rikamugwira akavunagurika, biramureba. Musenge mukuri no mu mwuka mukijijwe by'ukuri, sibyo? Naho ibumba ryo ntabwo rikiri ibumba ryonyine ryivanze n'ibyuma, kandi ibi bintu ntibizafatana. Kambifuriza umwaka mushya muhire, imiryango yanyu, inshuti zanyu, muzagira ibihe byiza, bonane nziza. Nizere ko nabizihiza Noheli yabagendekeye neza. Rero no mpera z'umwaka Imana izabarinde, ibarinde urupfu, ibarinde inzara, ibarinde ibindi byose, ibagirire neza. Ndasoje, mvaga ubwo butumwa mbazaniye, nanabifuriza umwaka mushya muhire, ababwiye ngo ibihe byiza, Uwiteka akomeza agire gute, abarinde. Ciao.